We all hope for the toppling of this regime. Twese twifuza ko iyi leta iri ku butegetsi yakurwaho. But even if it doesn't happen, it will be Ariko niyo bitaba bityo much weaker. Hopefully it will be overthrown and then the izaba yaracitse intege cyane. problem will be solved. But anyhow, we're talking about a very different Turizera ko izakurwaho bityo ikibazo kikaba Iran, not as cyakemuka. threatening as it used to be. Ariko uko byagenda kose turimo kuvuga kuri Irani igiye itandukanye cyane niyo twari dusanzwe tuzi. Nibaza rero iki gihugu giteye ubwoba cyane nk'uko byari bisanzwe. Ntizaba rero ikiri cya gihugu cyane cy'igihangange gikomeye abantu bumvaga. This is why we decided Iyi niyo mpamvu twafashe icyemezo cyo gukorana na Israel ndetse na United States kugira ngo dukomeze ibyo twakoze mu gikorwa cya mbere cyiswe Operation Rising Lion mu rwego rwo gukumira Iran gukora imisile za balistike zishobora gutera ubwoba Israel akarere kose ndetse n'isi yose. we have formed an unprecedented alliance. Iyo niyo ntego yacu twashyize ubufatanye budasanzwe na Amerika hamwe n'inshuti yacu ikomeye cyane, inshuti yacu bwite Perezida Donald Trump. We are also operating in order to Nanone turimo gukora ibishoboka byose kugira ngo tugere ku yindi ntego, gutera uburyo abaturage ba Iran bashobora gukuraho ubutegetsi bukomeye kandi bw'igitugu bumaze imyaka myinshi cyane bubategeka. And we are striking forceful strikes at the Turimo kugaba ibitero bikomeye cyane kuri Islamic Revolution Guard Corps mu mihanda yo ndetse no ku byicaro byabo by'umutekano. And we are still in Kandi ibi bikorwa byacu byose biracyakomeje ku muvuduko mwinshi. Ndashaka neza kubabwira ko abaturage ba Iran n'ubu mushobora gutangira inzira nshya y'ubwisanzure. Uyu mwanya rero uri hafi cyane kurusha uko byigeze kubaho mbere. This moment is now closer than ever. We are standing beside you. We are helping you. Turahagaze iruhande rwanyu, turabashyigikiye cyane, ariko ku musozo w'ibintu byose icyemezo cya nyuma kiri mu maboko yayo. It is up to you. We know the new so-called not so supreme Twamenya amakuru ko uwo biyita umuyobozi mukuru mushya yakomeretse cyane kandi bishoboka ko yangiritse mu maso. Yasohoye rero itangazo ejo ariko ryari byoroshye cyane, nta majwi yari arimo ndetse nta na video. Iran neza turayizi ifite ibikoresho byinshi cyane bya kamera ndetse bifata amajwi. Kuki yasohoye inyandiko gusa? Ntekereza ko muzi impamvu. Papa we yarapfuye ndetse afite ubwoba, yaravunitse cyangwa se yarakomeretse mu buryo bukomeye, ari guhunga. And the United States appears to be reinforcing its West Asia deployment by sending an amphibious assault ship and Marines to the region. Leta zunze ubumwe za Amerika zirimo kongera ingabo zayo mu burengerazuba bwa Aziya, zohereza ubwato bw'intambara ndetse n'abasirikare b'abamarine muri ako karere. Wall Street Journal reported CNN that the Marines involved are an expeditionary. Ikinyamakuru The Wall Street Journal cya CNN byatangaje ko aba bamarine ari itsinda ry'ingabo zoherezwa mu butumwa bwihuse, which typically counts 2,500 Marines. Rikaba risanzwe rigira abasirikare bagera ku 2,500 by'abamarine.